Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe duhuriye ku rubuga, nizere ko muri aho muri bazima alhamdulillah, aho muherereye Imana ikibarinze. Hari umuvandimwe wabajije ikibazo kijyanye n'iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, abaza ati ese umuntu aramutse afite ijanaba, ntabwo ni ukuvuga ngo ubwo yabonanye n'umugore cyangwa se yabonanye n'umugabo hanyuma ukaza gucya agifite ijanaba, yani ni ukuvuga ngo igihe kidaku kikarangira bugacya agifite ijanaba, uti ese ashobora kuba yakomeza gusiba igisibo cye kiremewe? Igisubizo cy'icyo kibazo ni uko buriya abantu bemerewe gusiba ari abantu bafite isuku. Umugore uri mu mihango ntabwo yemerewe gusiba, umugore uri mu gisanza ntiyemerewe gusiba, n'umuntu wasibye ntabwo yemerewe kubonana n'umugore we ku manywa y'ukwezi kwa Ramadhan. Bisobanuka neza ko ubwo icyo bisobanura ni uko umuntu usiba kuva ku masaha ategetsweho igisibo aho gitangira kugeza aho asoreza, uwo muntu usiba hagati aho ngaho agomba kuba ari umuntu tahara cyangwa se tahara, afite isuku, adafite ijanaba, adafite igisanza, adashobora kuba yanabonana n'umugore cyangwa se n'umugabo. Uwo nguwo niwe wemerewe gusiba. Ni nayo mpamvu kizira kubonana n'umugore niyo yaba ari uwawe cyangwa umugabo wawe ku manywa y'ukwezi kwa Ramadhan. Iyo rero bibaye ngombwa ko umuntu igihe cyo gusiba gitangira, amasaha yo gutangira igisibo atangira, wa muntu agifite ijanaba, aba yakoze amakosa. Igisibo cye ntabwo gishobora kwemerwa ko aba amaze kurenga imbago, ntabwo yemererwa kurya uwo munsi, kandi uwo munsi aba azawishyura. Kubera iki rero? Kubera ko Imana subhanahu wa ta'ala yabitubwiye muri Quran, aho itubwira ngo wa in kuntum junuban fatahharu, suratul Maida isura ya 5 aya ya 6. Wa in kuntum junuban fatahharu, ufite ijanaba wese mbere yuko yinjira muri ibada, yaba iyo gusari cyangwa gusiba, ufite ijanaba wese fatahharu, arabanza agakora at-tahara. Iyi ni aya ya Quran. Bisobanuka neza rero ko iyo umuntu afite ijanaba arabanza agakora at-tahara. At-tahara ni ukuba asukuye, ashobora kuba yasari. Reka wenda mvuge ngo umuntu ubonanye n'umugore we mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhan nijoro, asabwa kwihutira guhita yiyuhagira. Niyo yaba ateganya kongera kubonana nawe, yakagombye kwiyuhagira. Byaba ngombwa ko yongera kubonana n'umugore we, abakabonana akongera kwiyuhagira. Impamvu zingo yakagombye kubanza kwiyuhagira ni ukugira ngo yitwararike ataza gutwarwa n'agatotsi akaza kwisanga bwamaze kumukeraho. Kubera iki rero? Kubera ko twinjiye mu mahadithi menshi, nka hadithi tubona muri Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, intumwa y'Imana yatubwiye ko atari byiza gutindana ijanaba. Niko intumwa y'Imana yatubwiye, si byiza ku mwemeramana nyakuri ko atindana ijanaba. Iyo umuntu amaze gukora imibonano n'umugore we cyangwa n'umugabo we, sunna y'intumwa y'Imana ni uko yihutira guhita yisukura. Ntabwo ari byiza umusilamu gutindana umwanda, gutindana ijanaba ntabwo ari byiza. Nubwo atari haramu kuba watindana ijanaba, ariko ibyiza kurushaho ni uko wihutira guhita wikuraho ijanaba. Indi riwaya, indi hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko atari byiza umuntu kuba yarenga metero 3, yarenga urugo akajya inyuma y'urugo afite ijanaba. Nanone numwe katubwira ngo si byiza umusilamu kuba yarya afite ijanaba. No kuvuga ngo iyo ufite ijanaba mu magambo avunaguye ubuhumanye. Niyo usomye Bibiliya cya gitabo cy'abakristo, usanga no kikubwira ko umuntu ufite ijanaba cyangwa uri mu mihango cyangwa uri kugisanza abahumanye. Ni kuvuga ngo mbese mu magambo makeya, umuntu ufite ijanaba, umuntu uri mu mihango, umuntu uri mu gisanza, ntago abazi hari ibyo bataziruriwe muri Islam. Ibyo taziruriwe bya mbere ni ibadati. Ibadati niyo agiye gukora ibada nko gusoma Quran, harahatarenza ibada. Muri rusange hari imbago za ibada, kandi mu gusiba ni ibada muri ibada za mbere zikomeye. Ngira ngo ntarambiranye navuga ngo umuntu ufite ijanaba ntabwo igisibo cye cyemerwa,
asabwa kubanza akisukura mbere ko igisibo cyinjira. Iyo yagwiririwe rero igisibo kikamusanga afite janaba, ntabwo yemerewe kurya kuri uwo munsi, kandi uwo munsi abasabwa kuzawishyura. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.